Ndi papa SAVA. Ibyo nabyo Bikore nyine nawe ntacyo dufite. mwiriwe neza ni karibu karame SAVA ndakira abashyitsi muraho neza muraho yego ni karibu Bapfura sugira ngo tugera kuki. Zuko itumba ry'uburi sigaye rimeze nk'icira. Bravo. Ndahageze. Muriho muraho. Amahoro turashima Imana. Siko mubonye igice cyo hagati ngagira ngo urindimba ati mwa. Munagenda mugwa mu ntege nko kumusatira. Ubwo ngeze hari imbere y'amarembo ndasitara. Papa SAVA. Karame. Ndahageze hatungi. Urahageze. Ndahageze tungike. Uko bagira mu itsinda. Urahageze swageze wenyine akantu hano kazamuka umuntu arayagisire ndavuga ni ni karibu yagisira humva nanjye mu gifuha namwe muri kubyumva sibya kabido karimo hariya muntu uza mu firigo hari n'agashera kuri uyu munsi se oya kare kuri uyu munsi nawe biteze ubushize ntabwo n'ubwa abadamu burya amazi n'ubuzima wabanza ugasegura mu nda oya se mvuye mu rugo ndi umunyu umunyu warenzaho amazi koko nuko muti rero tuti gahunda ni porogaramu ni porogaramu basanga burije gusaya munsi se kwa gatanu ni kwa gatanu tangira kare ahubwo se papa SAVA yiteguye nari mbyiteguye byambariye se bya bindi mujyamo byo kujya kunywa rega wibyita kujya no kujya kuganira n'abagabo uzamura ibitekerezo by'abagabo mwabagabo ubundi mwebwe iyo mwireba muba mubona nta kibazo mufite cyo mu mutwe kibazo tuvugishije ukuri kw'Imana utazi muri aba bagabo bose ndabazi ariko muri inshuti mbi mbibabwirira imbere y'umugabo wanjye muri inshuti mbi ubu mwabuza kandi gashinga mwakora mwabuze ikindi kintu mwakora ni ugushaka amafaranga buri gato no kujya kuroha muri ibyo bisimu byanyu oya nawe se noneho mama SAVA wemendurira ntabwo ari we nashatse tukanuca papa SAVA uravuze ngo ntago ari washatse oya ndavuga ubutukana ni inshuro ya kangahe ugenda ugafata amafaranga twari kuranguza ibyo mbona ni inshuro ya kangahe ubwo si bwo bwa mbere agezweho nubwo uyu munsi niwe urambwira hayanje neza amafaranga ufite yose niwe rwose neza amafaranga yose ni utahiwe yose mpereza amafaranga yose papa SAVA ugiye kuyamuha ariko se mwebwe mu by'umugore n'umugabo muzi byari by'ubu banga mu by'urugo mpereza hano haguruka amaze ndebe ko nta nyambo ufite mu ayaye wa muntu uretse ubwo gahunda n'iby'u Rwanda mwuka byaraburi akira umva nagira ngo mbamenyeshe yuko uyu mugabo ntabwo yibana urumva afite umugore tugomba kujya inama y'icyo tugomba gukoresha amafaranga yacu ntabwo ugomba kugifata amafaranga wirwa ugenda uhereza abantu mama SAVA uzi ko twebwe nta bagore tugira muramaze ibyo nta hantu bihuriye n'urugo rwanjye niba ushaka n'abasha cyangwa utafite weekend zacu twarasenze yewe nagira ngo ngire icyo muretse mama SAVA hari ikibazo mufitanye byari ikibazo mufitanye n'uwo tureba n'uyu byari ikibazo ugize ngo barakubwira mugenzi wacu tuba tugomba sabima mutanatekereza ko ibi bintu byoroshye iki ngiki nacyakira divorce ngatandukana nawe iki cyatuma ntandukana nawe nkagenda urumva warafata riba aya mafaranga nari mbizi ko yafite nari mbizi wari ugeze wimbwira wagiye uvuga byose turi papa SAVA twebwe dusohora reka mvugane na dusohora iki umva reka nkubwira ahubwo ndanakeka yuko hari umuntu wagujije amafaranga papa SAVA ntutahe hano ntutaha ahangaha ariko papa SAVA reka dore amafaranga nguhaye ni 5,000 mugende muyanywere ibihumbi bitatu aya ni 5,000 ayo ngayo gusa arimo peti imitsi nyizinga ni peteroli turi ko kwa ibyo muba ibyo ari byo byose ntabwo bindeba ntabwo nsangira nawe yaza tugiye kuvoma amazi muri ya mavomero y'ubudehe ibihumbi 5 aho kandi muguma no kuvuga gutyo ntazongera no kuva ngahore
bari kuvuga ni ntazongera kuvanzanya mfuga saa 11 bari kubivuga mu byumva kugira ngo ntabwo hanyuma se nk'umugabo wese ko ntacyo utobora n'umugabo wanyu n'umugabo wanyu inshuti yacu none se Rwanda inshuti mbere yo kuba inshuti yawe y'umugabo wanyu uba mu bintu nk'ibi ngibi ukabibasha tu ha wundi ubone basiga banagushinga baramazaga ahubwo we nawe ntibaragushaka umugore gusambiriza nondagire urumva gabanya amagambo ahangaha none se ku buryo niyo yaba arerwa yarerwa gutya arerwa ate ntiyariye ntabwo wariye umva amasava ntabwo wariye umva ntabwo amasava wanyweye ntiyahashye se umugabo agaciro oya rwose agaciro ka mbere k'umugabo ni uko amenya yuko amafaranga y'urugo atagomba gusoza umusuzugura mu maso yacu rega bajyaga kutwereka ibi ngibi wowe amaso yawe urabona niba nyuma y'ibihabiki yewe umwanzuro nawufashe nyuma y'ibihabiki umwanzuro nawufashe nubona ari burare inyota se uyu mugore yakwikarakasa atakwikarakasa njyewe ndeba n'uyu hanyuma si ucire wose oya reka ibyo ari kwigira ntacyo bituma ibyo tuvuga n'ibyakwigira byose ibyo batunjya avuga n'ibyo twese ko yamwaye izacu none se nyine yamwaye izacu niba ataye ari ugezeho kuki yavuga ngo umugore yamaze ntabwo nasangiye namwe murire akavuye mu rugo murire akavuye mu rugo ntabwo iyo mwagiye kuwanjye we nsangira hari icyo wigeze unzanira wanjye hari icyo wanzaniye ndagira ngo mbarize ikibazo kimwe uyu mugabo ndagira ngo mumbarize ikibazo kimwe ko yari azi ko iwe ari muri kavuza nduru kuki byibura atatubwiye ngo twerekeze ahandi cyangwa twikomereze twenyine ukatubwira ngo tuzazi wawe yavuze hano mu rugo hano mu rugo ntabwo ari wowe ariko wagasaze k'amatwi mabi ntabwo wituka sanuka ndi umubyeyi ntabwo ari wowe ntutse mvuze hano mu rugo pari kavuza nduru n'uyu mugabo urarwana kubona atari njye ubimye njyewe ndi kuvugira iwanjye mbigenje ngo nawe fata icyemezo ikiye se ndwane nababwenge icyemezo kiri bukurikiraho nuko atazongera tugukure muri ugezweho ariko baramuziritse mbere nawe n'izacu aho wibutse kumuzirika ku munsi we mwazimuhaye se mwagishije inama mwazimuhaye mwagishije inama nsaba mbizire ariko reka mbabwire ko mubona ko nari mbipanze ko nari mpagaze nabi mw'abantu mwe kashika burya hari abagabo ntapfa abandi hari aho papa sava ndi kumugarukira bana nawe bishobora kukubaho uri mu rugo ariko buri uyu ni umugabo mwe mutuze rega buri ariko se murabona n'umwana se bana barabizi ahubwo papa sava ibicucu nyine ahubwo ubu ngubu mbo reka dutegereze ijambo ryahari kandi azi igikorwa cyawe kituzanye umwanzuro tugende kandi turiwe okay umwanzuro ni jye utanga muhaguruke mugende muhaguruke mugende tugende umwanzuro ni jye utanga nawe natubwire ngo nitwamure tugende okay muhagurukane nawe mugende haguruka muri mvuga ijambo ntarebi turamutwara urwabayanga turaruzi urumva ibi bintu ntabwo ari byo twari twarapanze si byo twari twarateguye yego rwose rata nari mpagaze neza murabibona ntabwo ari njyewe wishimiye guhengama yego ubwo rero niba tujyana reka tujyane uko niba gutya mutagushimye wenda turebe uko tubyimurira ikindi ubwo bitanu keretse buri wese agiye amwisha bitanu mu kanya ukavuga ngo ukeneye na moto igucyuwe ubwo se hasigaye mureke mbereke rero reka dufate umwanzuro papa sava zana ibitana byawe tugende ariko kubera ibyo tubonye wese ntabyo ubonye ngo iki ntabyo none se muramubaga mose nyankara gatuye nguyu se nyankara ubwira wa mugabo gusa nyankara gatuye nguyu ntabwo ari nguyu ntabwo kubaha ari nyankara gatuye bivuze sinareba gasava nigeze ndeba umugabo wawe nigeze no kubaha ubone ko afite imisatsi ibiri biramaze hanyuma rero ibisaba bishyira ku isano utaza kugaragaza ubushege imbere y'ababyeyi nk'aba ukaza no kuvuga uruhara rwe ngo rugwa mu gusa bituye nicyo usigaje kubona urabona ari ntacyo tutabonye mu rugo rwe urabona ari kiyagucira naze nyine natwe asa nabi oya ntabwo simubana oya rero se muramugezamo bitana oya man tugende ba oya zana bitana oya kuramo inyanya cyangwa reka mubwire ahubwo ngwino tukugurire nanone ashobora kuba atari oya bisige uze tukugurire bisige uribesha ufata ideni urambona ntabwo turakugurira ntabwo amafaranga tugende uribesha ntutaha ahangaha haguruka ugende tugende ayagura intoki ubwo ngende gutyo bisa maramasa akira cyangwa sinari guhabita shyira ku mufuka oya nawe byihorere mbwira ngende gutyo jewe mfate kuri aya mafaranga nongere nyaguha gende tugende ba kandi nutinda hanze ubimenye wagira ngo ararerwa n'umwana n'uruhinja ari umusore n'imana mama sava uneje abantu kabisa n'amazi uneje abantu
kandi mungabanyiriza urusaku mu rwa mugende ngabanyiriza urusaku mu rwa mugabo Mwiriwe neza. Bite madamu? Sava muraho. Neza. Yewe Bravo boss kazi we. Muraho. Yego. Umuntu wese mutanteguye. Ubusura se nikosa. Ako uziko ibishyimbo birimo n'imbuto. Uri gutora imbuto se muri uku kwezi. Mumeze mutese. Usanga Sabira ko tumeze neza. Intebe se ni ngombwa ko twe ntago turushye ubura. Ese mama savuze gutoranya ibishyimbo. Ubusura gwasora ugashungura. Uzi gushungura ukagira guta. Ugacenza. Ase bigase ibyo nibyo bikuzanye. Muzi ko harimo na wawe nta ntari bayo. Ako sazawe dina bishyimbo byo bigira. Umuntu wahishije. Waje gusaba birakunda wako byari byaranze. Asanga barayimuteda. Se muragenzwa n'amahoro. Ibishyimbo ariko uzasubibona. Ibishyimbo byakirye muko urabizi ko muri urugo ariho niba hari gusa. Munguki? Aha. Andi turarya za mutiki zamunzwe abandi bari kurya za. Nabo bararya za kiryo. Bakorera inzara we. Adasiri mukari. Reka nicira akabogi mba Ariko nisaziye. Dafi koko baravuga ngo niki n'ubutindi n'icyaro kikuvamo wari ngo ukivamo ntikikuvamo. Hase madam wabuze no gushaka n'umukozi ugufasha n'imirimo ku buryo wicara ukajya no kugosora ukajya ese basi niyo ushaka n'umukeka wa gisirimu. Bizonzara yakubise mu bishyimbo. Ubu turi bwese bwakwishyura umukozi. Ubu turi bwakwishyura umukozi. Ariko ngo waje kubaka nguzo ubwenge abandi badamu bose bwenge muri karikina. Twaje gukina. Rero muri umunyabwenge ajya uri umukontahure warya wizira. Umukontahure se ntubireba reba ikanzu zamuciye. Oya mama ubundi igikanzu ushaka hano wahashyira hasi hano ukahashyira hejuru. Abasanga umva ngo ni umuturage. Iyi marewa ni mari madowadowa rwose si yankorera ku mubiri. Yaragiye arisigasiga amaboko agahangara ke aganga ntagarakawe. Asiza n'imisatsi dafara. Ko numva mwampagaze hejuru. Ntabwo tuguhagaze hejuru. Tuguhagaze hejuru kuko wicaye. Nese dusanze uhagaze tugahagarara hejuru. Hanyuma ko numva mu ntera amagambo hari ikibazo mfitanye namwe. Kimwe se. Kimwe. Dafi hari ikibazo mfitanye namwe. Kimwe se. Nguru umunyabwenge harya kwigira inturi. Harya ngo wiziki. Kambase. Ako mundebere nawe oya ndabindi baba babara amafaranga mbese batwara imibare ku mubare. Oya ndebera didasiye ndebera urugo rw'abasirimu ndebera ibihuru. Mwabuze n'abantu baza gukupa ku buryo muba mu bihuru. Muri kureba ntago ibyo urugo rwanjye bikureba. Bitandeba zugwaye malaria ntago warusha abaturanye. Bitamureba se umuturanyi mwiza rutuma umuntu bavuka. Ahubwo se ni gute bitakureba ku buryo bazajya bafata yaba bakabika ku ikofi andi bakabika mu byokezo andi bakabika iyo ngiyo kugeza naho bafata amafaranga bakabikanze bita amavaze sa amafaranga ara ahubwo yacu tukirwa tugira gute tuyacira ku mugabo ntabwenge mutanye ntabwo muzi kubaka mama Sava erewe mama Sava warebye ubara dafini ikimara Suzana ni igicucu uyu we ni ikibura buryo uriya ni igipfamatwi n'ikizongwe muri make ku buryo nyine tugira injiji umugabo wawe ntakorwaho umugabo w'amafaranga y'urugo rwanjye agomba kubikwa ayo umugabo wanjye akagurirwa ibyo kunywa ibyo kurya ese dafibaza ubaka ama etage nk'aya byari reba iyo nzu barimo ureba iyi ngiyi baranayikodesha dafi wibuka yuko bayikodesha hari inyuma akaba hari amarogi wa muntu we ngo uyu mugabo papa Savi yakoze harubika harukora hari n'ubika akaje akaje waturangiye igiti wamuhaye oya waturangiye igiti yamuhaye nasa tujya kwihera bacu ibyo murimo muravuga ntibikigiye ko numva ntabwo nakifuza ko umugabo wanyamera kuri iyi nanki umugabo ugurirwa rendi Giscarendi we umva nuko umugende umugabo we ahora atazitiye umuntu w'umugabo yitwa ko yarize w'umucuruzi w'umukire ahora atazitiye ku bandi bagabo yego da
akiranywa akira arya ugorobye ngo arahorobye buriya nushaka kugura amacupa wabona n'ibyamuhaza niko kwamaze we bijya iyanywa bijya nanjye ibyo ngiye kwibaza uziko wagira ngo abayicaye bavuga ngo batindi dusa nimuzaca bakire ahubwo n'urugo ruteye ubwoba umugabo aranywa rikajya mu mugore ariko uzi umubwira mama sava ntabwo bizaguhira ntabwo bizaguhira koko we ahubwo byakurangiranye ariko ubundi buramuhatike buramuhatike cyangwa se aramaguru bara wiyicira ndashira bazinduriye kuntu nananirwa no kugura ikanzu yo kwambara ikanzu iburange kurya ariko yakoresheje inzara mwemwe ariko yambaye inzara yazikugeba reba zirazibirenge zariwe n'imbeba basi niyo ugenda bakaguterera mu nda umutwe ibyo wigira byose nta bwenge burimo ahubwo ni ubuturi ni ubusambo ni ubuyuka kandi bamubwira ntago muzihamba we ntago muzihamba mwebwe ushaka muzabane na bagenzi banyu icyo utazi byagenze gute ku buryo muvuga ayo magambo yose Betty ndabona akira nibyo ntabwo twibeshye Rwanda bazi gutamika pe tugukuriye ingofero neza rwose muratinyuka mugasaduka gutyo mu rugo rw'umugabo aha rwari urujya nsobanurira ukuntu nakubujije kugurira abagabo bagenzi bawe nicyo cyabasetsaga se baza banyurira ngo turarya ngo ntibazi ngo aho dushyira ngo wirwa uteze itiyo ibaza umuntu w'umugabo ngo wirwa uteze itiyo ngo ku bagabo babo ndakubajije sobanura ukuntu njyewe nakubujije kujya ugurira abandi bagabo kuyesha nzamubera amarene azabatizwa kwa gatandatu nzaba ndiyo kandi bari bambwiye ko nawe bagutumiye sinzi abantu bo mu cyaro se surprise karaba haruze mubwire karaba hariyuzemo uri mu biki reka nzamuvugishe ndavugisha Mari Mari itonde turahuze kaze muvugishe Mari karaba ari kubyo karaba ari kubaza iki nohe n'umuntu ari bigeze mwakubwira ni iminsi myinshi nzajya ngutungura ntiwabyemera akurantunguye bisa neza ubu rero wa munsi wageze wa munsi wageze tariki sa ubwo ariyo twasezeraniyeho ntabwo ariyo ntabwo ari ku itariki 12 y'umunsi nibwo sava yabatijwe se oya banza urume ku nkoko uribuka uruma ku nkoko ni wowe wayokeje ko nsigaye ndenzera ubu abakozi bagiye kubihombera ngiye kubagira nyakabyizi none se bose ariko se nyakabyizi bose ngo byacamo ufora ikindi kintu pasava na anniversaire ujya wizihiza iyanjye yarabaye iya sava ntiraba n'uyu mugoroba yewe ariko ubundi turi ku itariki zingahe tariki se urazirebera iki uyu munsi si kuwa gatanu n'uyu mugoroba nyine ese habaye iki nibwo turi bujyane n'ababagabo babagabo bamwe duhura buri wa gatanu buri muntu akagira turuye none se papa sava ufasha amafaranga ruma ku nkoko njye numvugisha utari kuruma ku nkoko ndayiruma ariko reka mbanze nkubaze ufasha amafaranga ari kujya kuguramo abagabo bagenzi bawe uyakozemo inkoko none se uragenda nta kintu ufite erega niwe biraba bireba ruma inkoko wabona hari aho wishe umuzungu
Niwe biraba bireba. Ubundi yigeda. Ako ni Nyarwanda. None uzi inkoko ndayikuye muri zimwe norojana nakuwe hari umuntu na amafaranga ngo nyororere Nyarwanda. Umva ukuntu iryoye. Ahubwo nizo tuzajya dukorera abakiriya. Abonye akaboko ifite wabonye baba. Icyo bita chicken wing. None se ngaho mbwira. Ndikukubwira nini wowe biraba bireba. Ndeba gute se kandi? Ubwo uragira ngo ngiye muzajya muza kwaka amafaranga? Ezo ubwo urumva uri kuyirira ubusa. Irya ntabwo ari wowe. Nderetse. Ejo nzajya kubona mbone bago baraje biteretse aha ngaha mu kabari ngo baje kunywa inzoga. SAVA. Oya, urabizi ko byo bitakunda. Mfite umupango. Umupango cyese kandi. Ariko ndagira ngo baze uzuza amarangamutima inkoko undi mukubwire. Jyana riba ko ariko. Iryo wakitese. Ndagira ngo uze kubimfashamo. Urumva nararebye. Nsanga uwishyura make yishyura 85. Ari usengera ari gihe banywa. Bakarya bakageza muri desa hari umuntu wa gatanu atanga desa. Akarundi utanga truwasi. Hakaba ugenda hina. Hatungisha. Arahina kaboko kuburyo 85. Bitarenga. Ntabwo birarenga. Rero ngenda rabaze nsanga amafaranga. Nayo kusanya ngewe. Urumva buri wa gatanu 80 barira kuri 70 wenda ngiye ko yakomba yabaye baririjana. Kubita buri wa gatanu buri kwezi ijana rigenda kubita umwaka. Ngayo mafaranga miliyoni 200 nyakusanyije ari mihene zingahe zabyara zingahe zikazabyara zingahe. Burya nge nabara ko nayahombye wenda nayataye mu bindi bintu bitagaruza. Ariko yabare nko mwihene yabare mu nkoko yabare mu nkwafu cyangwa yabare mu ibyana ibi. Ndi babyitaga ibibwana ariko ngo ubu ni ibyana bibiri by'ingurube. Ihiti bwagura bungahe nka 18. Kumva nta nyungu birimo wabivuyemo. Bivamo. Ko nawe uri igihe nini. Bivamo se ngiye mbuza ubwenge. Ubu ndikura mu bandi bagabo ndi umuntu w'umugabo. Ngambwira uko bigenda. Kwase. Urumva? Navugaga bari abagabo bafite amafaranga yo gutakaza. Ko dufite gahunda yo kwiteza imbere uwaba baho ikirondwe. Mbabeho ikirondwe. Mbaza uti gututeze. Urumva ngewe hagushinga iyo misiyo. Baba bagihinguka hano. Ukabandagaza uti munshukira umugabo utumugabo mwaje mwamugize igihuini narirwa sesagura tumaze guhomba nitukimona yo kurangura uti ntazongera no kuvana kwa gatanu nge nzajya mfunga saa 11 ukarakara bya hatari. Urabyumva? Ukarakara ukabishuka bakanga bya hatari. Warangiza noneho ugahita uvuga ngo iki yo ni imodoka baraje uretse uko bagiye kuza. Uri kuyumva wowe ubakanje noneho ubabwira uti ntazajya arenza 5,000 nabirenza ngiye ni divorce cyangwa nzamukubita umuhini wo mu mutwe birangire. Ibyo nabyo bikore nyine naho ntacyo dufite. Ubu se ngari mujye munyu muri amagambo yose mwamubwiza ariko muri amagambo yose ukareba we ahubwo wubatse biki Papa SAVA ko muzisoni bikumariye. gusa wazubaka n'ikiraro. Mbega gahuni bikumariye iki ko nyine murya yacu ni yarika ayanyu ya saving nyine mwubaka ama etage murangura ijerekani y'ubushera mbese mudukirane nyine ayabona amafaranga arasawe mubimenye amafaranga arasa. Ariko twakuba n'amezi yari gahunda yo kuvuga ngo umuntu arebe yuko agenda nyine yiteza imbere gake yishyure. Hanyuma si byo ngitse utambwiye ni twese tutakwiteza imbere. Kujya kuneza zigaragaza wowe wimucira isiri icyo mbaza imisoro iba mu rugo rumwe. Oya ngo basevinge ngo biteze imbere ni ukuvuga ngo twebwe twarinze kuba imihirimbiri kugira ngo bahorobe. Ubuhuni barababesh umva mu SAVA ubwira akagabo kawe ko ari ubugorya ari wabibwira mbere kujya muza
mubuza amagambo ku muntu mujye maza munamenye uko ibintu niyo mpamvu natwe tuje reka twara tugomba kukunyura mudamu mumvire mu rugo erewe gutyo gusase wa mugore wamagurukiye mu rugo bitarababiri sawa nyine ariko twagiye mwamviriye mu rugo mwambabari ariko si ubu niyumvisha ariko mama Sava umumbwirire ngo amafaranga ntabwo banyazamutse ngabanyamagambo ishinzi ninde nuzajye tukana urumva suza utahora mu mutwe ngo ndagukora mu mutwe utagira se mugore bwo bushinzi gusa muntarambukire mu rugo mwancege